nongeye kubasuhuza abantu bankurikirana kuri Everman Official. Iyo ni channel yanyu murabizi neza. Uyu munsi nabazaniye umutumirwa w'umunsi. Reka nawe agiriye yivuge cyane kugira ngo mumwumve. Ijabanyita niyo twagira Donat. Kenshi njya numva bavuga ngo ku kintu kijyanye n'ibisigo uri mubi cyane. Warabikubwiye se uhita ubyemera? Njye naravuze ngo nzemera nakwiboneye twaganiriye. Wumvise umuzigo nanjye nawumvishe. Ubwo gahunda ni yawe. Ushatse watangira ukagira icyo unyereka. Mu bisanzwe nyine ntabwo bakubeshe. Ndasiga ndirukoshinga ndirushingira abashingiranye sibyo? Abakundanye nkabashingira urumva se kandi amafaranga nkayatana sibyo? Reka ngutake nkuvuga ibigwi muvandimwe inshuti yanjye uciye bugufi wavukiye i Rwanda. Uri umusore uteye neza biragaragara. Abakobwa bo batwaye igikombe muri Afurika batsindiye umishi mu Rwanda. Imyitwarire yose ni myiza. Ese niki cyatuma amashinja ikibi? Ndishimye cyane ndazezerewe. Umupapa turi kumwangana oranezeye. Yashimishijwe nuko wamubwiye ko ndi umusizi kandi kuko gusiga ntabwo bamubeshe. Ndasiga pe ndirukoshi kandi rushingira abakundanye. Imana igishimwe kandi zigibamera umugisha. Ese ubundi papa iminsi yose ubundi nshaka kuzabana nawe amarangamutima yawe ukayangaragariza ugafata mikrofone mu ntoki. Yewe nubwo nta gafone ngira ushobora no kuzakanzimanira nanjye nkibera hafi yawe. Dore ko nta n'ikintu nakuburana nanjye najya nambara ku gakote hasiga umususuru ukagenda kuko hasanzwe nivubuka mu ishoro ya Mariya hakomeza nkituriza nka Donati iminsi ikagenda yicuma dore ubu ngize 20 urumva se hari icyo bitwaye dore n'ubu ngubu agahukara cyatoshye mfata icyo kurya cya saa sita na nimugoroba breakfast yanjye ni amata n'umureti gusa nta kundi nabigenza mba numva Imana yarangiriye neza gusa papa wakubwiye ko ndi umusizi we ntabwo yakubeshye. Ndumva rero bantu bakurikira kuri Everman Official uyu muntu nta kintu namunengaho. Uyu mwana ni umusizi cyane bishoboka. Njyewe usibye no kundasara ankomya nkubize mu cyico neza arandembya. Reka ntago na ukubita mu cyico urumva yuko bikoze ku bwawe ariko ndumva biciriritse kuko ngiye ndumva ari nkakana wallahi no kuri kwimana sinkubesha kirekaho niba wumva kuceka koko. Ese koko biraceka cyangwa ndimo ndabeza? Oya nagubeshye nukuri urakoze niba wumvishe ko ari byiza kandi nanjye nzajya mbataye ibyiza ahasigaye umurere kubwije niko bukeye muzajye mushira vi kuri ako kana gusa Donat nanjye ndatuje gusa mari kubwanyu sibyo? turacyari kumwe n'uyu mujene bita Donat kuri iyo channel bita Everman Official. Nanjye uko mubizi Everman na wundi nuwo ngo Everman. Ubwo tukomeza tuganiza uyu mujeni ubundi ubusanzwe aha hantu turi urahazi? Ahanga baje bambwira ko bahita kuri basi ariko mba mbona hubatse neza cyane byatari ahantu hameze neza ho gutembera nko mu ka weekend papa. Nkaburiya ukunda kwatemberera bishoboka. Ndatemberera cyayi cyaho kiba kiri mu isukari mba numva gikoze kimeze neza cyane kirenze ikiwacu rugura mu ntara mu cyane. Nyuma mba numva nakibera inanga. Uyu mwana ararenze nukuri. Uyu mwana ni mubi cyane. Nyine bijya bibaho wowe wibereye mu cyaro uratuje. Manibereye mu cyaro ndi guhinga umuhino uri konka intoki. Amahirwe yo kuva mu cyaro singonze mu mujyi narayabonye. Aho gukara imwe mwagakwiye kumbwira nkaza nkaba ndi hafi yanyu. Rero ubwo bano mudukurikirana mufite uburyo mwaduha ibitekerezo, mufite uburyo mwaduha inama. Abana barahari bafite gahunda kandi bashoboye. Barahari. Uyu mwana nuwakomeje kubyumva cyane bambwira ati uyu mujene arashoboye ariko nanjye ndavuga ngo nka Everman inkunga yanjye reka mugereho mbashe kumuvugisha numve gahunda afite koko niba ari byo ariko yanyibwiriye uko ari byo neza. Nago mubeshyeye ntabwo wambeshyera nago nabikora warabyumvise kandi koko nibyo noneho uyu munsi nahigereye ngo nanjye tuganire hasigaye numve n'agahumuro. Gusa nagendaga nkumva yuko uruwakore cyane ariko wafashe imodoka uti tuze guhurira kuri basi hasigaye dusangira icyo cyayi. Gusa nanjye nishimye nta cyatuma ntanashima kuko Imana yangize umuhungu. Nzajya nkora nshiraho vi kuko yangize umuhungu nkaba ndi n'umunyarwanda nta kabuza isindonka. Uyu mujene bamwita Donat nanjye muranzi bisanzwe ariko ikiza ikiganiro cyacu kiba ari akagaruka. Uyu niwe mutumirwa w'umunsi twabashe guhura nawe
ariko afite ibintu byinshi byo kutubwira, turacyaganira nawe. Ubundi ubusanzwe Donati, ndabona uri umurasita mo gakeya, bantu mubasha kureba hafi, afite umusatsi ku mutwe, niba babyita reka tubanze bazita ni inweri. Nanjye burya njya amenya utuntu tw'ubwenge. Ni inweri nanjye ninsirimuka ejo nanjye nzadushyiraho, ariko mukomeze mukore subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bizajya bikurikiraho mujye mubasha kubireba. Harya ni Thomas, ni Donati. Ufite byinshi byo kutugezaho. Mfite byinshi byo kubagezaho impande n'impande. Icyo ushaka ko nababwiraho nicyo nababwiraho, kandi uyu munsi ni uwawe neza cyane. Wallahi mpari kubwawe. Komeza uduhe. Twongere urugero ku bijyanye n'iki wenda twongere ku gisigo, turacyanyotewe. Ndacyatangiye ndi niyo twagira Donati, umuhungu wavukiye i Rwanda, umuhungu uteye neza wakunda. Erega nubwo ndi gato ntacyo ntwaye, benshi bankundira agasayizi kanjye. Ese ubundi ko natukana ko natongana, nkaba ntarwana, nkaba ntumika, ese niki cyatuma undeka cyangwa se ngo unyange? Erega komeza unkunde, twibanire u Rwanda rw'amahoro, u Rwanda rw'imisozi igihumbi, turubanemo neza nta kabuza. Erega nta n'ikibuze mu Rwanda, mujye tureka dusangire, dushyira hamwe tugasangira, mu gitondo tukoga mu maso tukanywa icyayi, breakfast yacu ni umureti, umugati tukawufata tugatembera, kandi iwacu turanasangira. Erega u Rwanda ni umuneza, abaturutse imahanga turabakira, tukicarana nabo ku meza, hasigaye tugashyira inyota. Urazi Rwanda, umusaza yafashe u Rwanda aruhindura amata n'ubuki, afata ingabo zihagarika imipaka, natwe turaho duturije indani, dukora uko bwije n'uko bukeye, u Rwanda rugenda ijoro n'amanywa. Inshuti yanjye, muze mureka dutuze, hasigaye tubane neza mu mahoro kandi mu byishimo, umunezero usesekara i Rwanda, hasigaye batwara igikombe cy'aba Miss mu Rwagasabo. Abanyarwanda n'imfura nta birenze, niyo mpamvu bazakubwira ko barenze, kandi nta n'icyatuma batarenga. Abantu bakora buri munsi, gutera imbere ho byo ni ibisanzwe. Amatara araka iwacu imihanda, ikirere cyacu kimeze neza, akavura karatonyanga, ahasigaye abahinze tukeza. Reka turye tunanwe, kuko twatuye aheza, duturaho Imana yateguye. U Rwanda mba mbona ari rw'Imana yahereyeho iremerega, muzajye mureka tubane nezereka. Uyu mwana ni umusizi bikomeye cyane. Donati aba yankumye njye narembye, navuze ngo yankubise nkubita mu cyico ndaremba, no gupfa ndi hafi yo kugera ikuzimu. Rero ubwo ibirenze ibyo ndumva uyu ni umuhanga cyane. Donati hari akantu wigize kunkomamo ndakumva, sinzi ukuntu wayishyize mu gisigo ngo wirirwa ngo umuhini urimo konka intoki. Noneho nyuma urongera uravuze ati breakfast ni icyayi n'iki n'umureti. Ibyo bintu tubihuza gute? Breakfast, icyayi n'umureti, n'isuka irimo konka intoki. Erega buriya u Rwagasabo ubutaka bwaho burera, niyo mpamvu icyo dukeneye tubasha kukibona. Ujye wibuka ko inkoko zororerwa mu cyaro, kandi umureti ukaboneka buri munsi. Kandi ukaboneka mu cyaro. Amagi wacu inka zikamwa buri munsi, ntabwo zijya ziteka. Buriya batazavuga ngo umureti ngo amata, ukumva ko amata n'imireti biba mu mujyi honyine. No mu cyaro amapano turayazi, kabone n'ubwo twigwa duhinga. Tumara koga ayo mazi, hasigaye tugakora umureti. Ibintu byose tubitegurana isuku, hasigaye isuku n'isukura bigahora iwacu mu Rwagasabo. Erega simbivuge ngo bigutere ubwoba, ntibigukange kuko usanzwe ubizi, ahubwo uri kumbaza kugira ngo byumve, kuko ibyo mvuga ni ibyo usanzwe cya bugufi uzajya ungira inama, kuko byishimo byonzi byuzi nibyo byinshi, ahasigaye dukomeze twitoreze. Erega uri na garafureri wanjye, iki ntacyo navuga kirenze byose. Mba mbivuga ukavuga utaka kana kabyirutse ryari ko kavuga byinshi. Erega ntacyo narenza ko byuzi, ahubwo uzajya ungira inama, tujye duhora turoba muri ibyo byuzi. None urimo kuvuga nk'umuntu mukuru kandi ugaragaza yuko uri umwana, amagambo ufite ararenze. Birarenze cyane. Wowe uragaragaza nk'aho uri umuntu mukuru, ariko abantu badukurikiye turumva cya Donati nawe ubutaha twazamugarura, ariko mwibuke gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro tuzajya tubasha kubona, mujye mubasha kubibona. Murakoze cyane.
hari ikintu wabwira abantu badukurikiye? Abantu badukurikiye nabashishikariza kujya bahora badukurikira, ahasigaye bagakanda subscribe, ahasigaye kakaba ari akagaruka. Turabakunda cyane. Uyu mwanya n'undi muntu waba wifuza kuba yahura na Donati yareba aho kuri channel yanjye kuri Everman Official, hariho nomero zanjye, wamamagara ukambaza Donati nkabasha kumuguha. Ariko uyu mwana ni umwana ushoboye. Ikindi kintu cy'amatsiko nayo ifite kukubaza, ayo magambo mbwiye njye urambwiye numva ndarembye. None nk'iyo urimo gutereta sheri wawe, baby wanjye wemba namugushijemo atazahara ziko yimutse, hameze nk'uwageze mu ijuru muri Edeni, hameze nk'uri gusoroma imbuto muri Edeni. Nawe ubwe biba byamurenze, ankora mu bituza kumva ni fresh muri jaridi yanjye. Noneho nkavuga ni baby ryamamo wikinire n'agapira, maze nibugoro ubusinzire, ndabizi ko nandeye gutera. Haba kuvuga nabo bambwire, kuko ndamutse mufashe namukoma. Reka nkureke tugende. Ikiganiro nahagaruka tuzongera tuganire n'undi munsi, ariko amagambo yawe ararenze. Uko muganira kose kuri Donati ibyo muganira byose ni igisigo. Ndahari kabisa. Nago umva no muri story mbona ari igisigo gusa. Uyu mwana arashoboye, murakoze cyane. Reka ubwo naho ubutaha nyine, ariko uzamukenera azabikore kuriya kugira ngo bikunde bigende neza. Murakoze cyane. Ciao naho ubutaha.